Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza ukurikiye Biga Media. Nizere ko umeze neza cyane aho uri hagiye hatandukanye, uri mu Rwanda ndetse n'uri hanze y'u Rwanda. Ndagusuje cyane. Uyu munsi turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje amanota y'abanyeshuri basoza amashuri abanza ndetse n'ay'icyiciro rusange troncome. Mu mashuri abanza abakandida bari bakoze ibi bizamini akaba ari abakandida bagera ku bihumbi 219,926, mu gihe ibihumbi 166,333 batsinze ku kigero cya 75.64%. Muri abo ngabo bose abakobwa bakaba baratsinze ku kigero cya 53.2%, mu gihe abahungu bo batsinze ku kigero cya 46.8%. Muri abo ngabo bose ibihumbi 15,695 bagiye mu bigo biga bacumbitsemo cyangwa se ibyo twita boarding school, naho abagera ku bihumbi 150,639 bahawe mu bigo biga bataha. Mu banyeshuri bahize abandi rero mu gutsinda neza mu cyiciro gisoza amashuri abanza, ku mwanya wa mbere haraza umwana witwa Arakaza Leo Victor watsinze ku manota 99.4%, akaba yarigaga ku kigo giherereye mu karere ka Musanze kitwa Wisdom School giherereye hariya mu karere ka Musanze. Naho ku mwanya wa kabiri hakaza uwitwa Impano Brave Gloria watsinze ku manota 98.8%, akaba yarigaga hariya ku kigo cyitwa Excellence School. Naho ku mwanya wa gatatu haza uwitwa Ihirwe Kanimba Hornet watsinze ku manota 98.8%, nanone akaba yigaga hariya Huye ku kigo cyitwa New Vision Huye. Ku mwanya wa kane haza uwitwa Duhirwe Gal Gavin Darcy watsinze ku manota 98.8%, akaba yarigaga nawe mu karere ka Bugesera ku kigo cyitwa Ecole Internationale. Ku mwanya wa gatanu hakaza Nsengiyumva Joan Holness watsinze ku manota 98.8%, akaba yarigaga ku kigo cyitwa Excellence Academy School giherereye mu karere ka Bugesera. Naho ku mwanya wa gatandatu hakaza uwitwa Ashimwe Keza Geraldine watsinze ku manota nawe 98.8%, nawe akaba yarigaga nawe mu karere ka Bugesera ku kigo cyitwa Excellence Academy School giherereye hariya mu karere ka Bugesera. Mu by'ukuri birumvikana yuko abanyeshuri bagera kuri bane bose babashije kunganya amanota. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko uturere twa Kirehe, Kicukiro ndetse na Ngoma ari two twabonetsemo ibigo byinshi byatsindishije cyane mu mwaka w'amashuri 2024-2025. Ni mu gihe akarere ka Nyaruguru ariko kaza ku mwanya wa nyuma mu gutsindisha abanyeshuri neza mu gihugu. Mu cyiciro rusange troncome abakandida bakoze akaba ari ibihumbi 148 n'abanyeshuri 702, abatsinze bakaba ari ibihumbi 95,674, bakaba bari ku kigero cya 64.35%. Abakobwa bakaba bari ku kigero cya 50.2%, naho abahungu basaza babo bakaba bari ku kigero cya 49.8%. Muri abo ibihumbi 20,681 bahawe kwiga mu mashuri biga babamo mu byitwa General Education, naho ibihumbi 18,929 bakazajya biga bataha mu bigo by'ubumenyi ngiro. Abanyeshuri bagera ku bihumbi 28,713 bahawe amashuri biga bacumbitsemo, naho abagera ku bihumbi 20,681 bakaba bazajya biga bataha. Uko bagiye barushanwa rero mu gutsinda, turareba abanyeshuri babaye batanu ba mbere mu gihugu. Uwitwa Izere Henok Trezor akaba yaragize amanota 98.67%, akaba yarigaga ku kigo cya Esi Kanombe Efotec. Ndetse ku mwanya wa kabiri hakaza Uwumuremyi Albert watsinze ku kigero cya manota 98, ndetse akaba yarigaga ku kigo cya Hope Haven. Ndetse ku mwanya wa gatatu hakaza Ineza Flora Elise watsinze ku manota 97.89%, akaba yarigaga ku kigo cya Hope Haven. Ndetse tukagira Ndayishimiye Jean d'Amour watsinze ku manota 97.89%, ndetse ku mwanya wa gatanu hakaza uwitwa Agaba Happy watsinze ku manota 97.78%, akaba yarigaga kuri Petit Seminaire Saint Aloys Rusizi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko uturere twa Kirehe, Ngoma ndetse na Kayonza ari byo twabonetsemo ibigo byinshi byatsindishije cyane mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. Ni mu gihe akarere ka Musanze kaje ku mwanya wa nyuma mu gutsindisha abanyeshuri bake mu gihugu. Umuhango wo gushimira no guhemba abanyeshuri rero ukaba wabaye kuri uyu munsi, ngira ngo ukomeze ukurikirane urebe uko byari byifashe. Reka duhere kuri Arakaza Leo Victor. Uwo mwana ntiyashoboye kuza no muri Wisdom School Musanze. Twasabaga niba hari uwaje umuhagarariye ko yatambuka imbere. Hari uwaje ahagarariye
uyu mwana ego umuyobozi w'ishuri niwe uje kwakira iki gihembo kiri butangwe na minisitiri. uyu mwana niwe wahize abandi, yagize amanota 99 n'ibice 4. urumva kose ko uwo mwana ari umuhanga cyane. tubonereho dushimira umwana utahari yahagarariwe, dushimire umuyobozi w'iri shuri kuko murumva ko uwo mwana ari umwana rwose wakoze neza cyane. Minisitiri niwe ushyikiriza igihembo, hanyuma baje bahagarariye iryo shuri, abaje bamuhagarariye, ariko uwo mwana naza icyo gihembo azagihabwa. aba bana bahize abandi bose uko ari 11 kuko muri primaire duhemba 6 no muri secondaire tugahemba 5. buri wese mu bihembo bahabwa harimo computer n'ibikoresho by'ishuri bizabafasha rwose, ndetse hari n'abazarihirwa nk'uko tuza kubibagezaho mu kanya. umwana wabaye wa kabiri mu mashuri abanza yitwa Impano Brave Gloria, yavuye ku ishuri rya Excellence Academy School mu Bugesera. yatambuka arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa NESA. umuyobozi mukuru wa NESA niwe umuyobozi mukuru wa NESA araduhera igihembo umwana kandi uzakomereza aho ngaho, ndetse nanavuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabigeraho mugafatana. hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. head teacher twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembye bafate igihembo, hanyuma bafate igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. murakoze cyane, murakoze cyane. hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego murakoze. head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi, ntago ego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye ifoto. hanyuma ihirwe umwana wa gatatu tugiye guhemba n'ihirwe Kanimba Henriette Honnête, ntago ari Henriette, ihirwe Kanimba Honnête no kuri New Vision Primary School Huye. ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. ego nawe nkuko murakoze. umwana ugiye guhabwa igihembo ukurikiyeho ni Duhirwe Gavin Darcy. ego nuko warakoze cyane, uzakomerezaho uzahora uba wa mbere. araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi. atambuke atange igihembo. nuko tukomerezaho, uzakomeza utsinde, bagushije computer, barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. ahari icyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. impamvu batarimo kubibahereza none habirahari biteretse hari, ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, ibikoresho byinshi kandi byiza. murakoze ababyeyi be batambuke. yego nuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere uhesha ishima umuryango n'igihugu. nuko mubaha amashyi. ego murakoze. umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. ego igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru umwarimu Sako. yaje ahagarariwe n'ushinzwe na directeur ya business y'umwarimu Sako, ndetse umwarimu Sako igihe abatanga n'igihembo ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. murakoze umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri. nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. yego n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakagira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso.
yego mutambuke vuba, mutambuke vuba, mutambuke vuba. Nuko ati nuko komeza uduhesha ishema aho wize n'igihugu, kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako, igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga? Murakoze. Murakoze. Nk'uko bavuze ko umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ufite. Umwarimu Sako nk'ikigo gitamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu buzi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri OREV. Ariko ngeze ahangaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba twite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo umenye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habayeho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo twavuga hari hagenwa abana 10 none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano. Bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turamushimiye. Turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho, ariko ntagaruko abandi bamurushije nawe komerezaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho, ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa baje baherekeje Keza batambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana, murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. Nuko yego Keza Gerardine, nuko urakoze, kandi uzakomereza aho ngaho, ubutaha tuzakubone uri mu bimbere. Murakoze. Hanyuma murakoze. Iki gihembo iki gice cya mbere cyo guhemba abana barangije amashuri, bahize abandi mu mashuri abanza, turagisoje. Tugiye gukurikizaho igice cy'abana bahize abandi basoje icyiciro cya mbere cyangwa tronkome cy'amashuri yisumbuye. Uwa mbere nawe araza guhabwa igihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi muri tronkome, yitwa Izere Enoch Trésor, yigaga kuri Efoteke Kicukiro. N'abayihute bafatira foto, abaje bamuherekeje bafata ifoto. Ababyeyi mwihute kugira ngo dufate iyi foto. Ubwo yego utambuke. Mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka, mu kanya uwo tuza guhemba ni uw'Umuremyi Albert, bwara bayitegura, ariko n'ababyeyi baba biteguye. Nuko mwarakoze cyane. Nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko uri ubukungu ku muryango n'igihugu. Nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 70. Irahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati. Nuko umuyobozi mukuru wa Nesa arimo anamugira inama, ndabona bamwenyura, azakomerezaho. Mu myaka iri imbere rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango n'abavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye, abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Umwana tugiye guhemba ubwa gatatu, ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven, afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera,
kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. nuko Flora, nuko n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganire uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. nuko ndabona rwose. Yego, nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere. Yego, ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje. Yego, nuko rwose uzakomerezaho. nuko yego, yerezaho uzakomeza utsinde. nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere. Yego, mudufatire iyo foto y'urwibutso. Hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma, uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Eude wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke. Arimo aratambuka. Tugiye gusaba mujyanama mu biro bya Ministry City gato, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. nuko murakoze. Nuko uzakomeze. Nuko uzakomeze. Inyanya. Murabyumvise, uyu mubyeyi twibukije iminsi y'umwaka ushize, amezi ajya kuba nk'aya, avuga ngo inyanya, harya bivuga ngo hejuru cyane. Hejuru cyane ni ururimi rwo ku Nkombo, niba nibuka neza.